Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ku Ikamba Blooms TV, ni Sisi ugarutse nk'ibisanzwe mu kiganiro cya Life Care, tugire ubuzima bufite icyizere, ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite intego, ubuzima burabya, ubuzima butanga impumuro nziza ku bantu bagukikije. Ndakwifuriza gutanga impumuro nziza ku bantu bakuri hafi, ku bantu bagukikije, ku bantu ubasha kugeraho. Ni ukuri hagira umuntu umwe ugira umunsi mwiza kubera wowe, hagira umuntu umwe ushima Imana kubera wowe, hagira umuntu ugarura icyizere cy'ubuzima, yumva icyanga cy'ubuzima kubera wowe, kubera ko hari icyo wakoze ku buzima bwe. Rero niba uri mushya kuri channel yacu, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, ukore like, ukore share, uraba uduteye inkunga cyane cyane, kandi nawe niba warabikoze Imana iguhe umugisha, ukomeze ubane natwe, dushyigikire mu byo dukora umunsi ku munsi. Ndaje rero kugira ngo tuganire. Mu buzima habaho umuntu ajya avuka, yamara kuvuka agakura, yamara gukura akaba yagera n'igihe agasaza, ariko hari amakosa menshi dukora mu buzima kubera kutamenya, ugasanga hari ibyo wakoze utabasha gukosora kuko igihe cyatakaye ntabwo kigaruka. Kandi uko umwaka uza undi ukaza, uko ubuzima bugenda buzana akandi gashya, buri munsi hagenda haza agashya, ugasanga hari ibintu biguhindukiyeho, ugasanga hari ibyo wari umenyereye ubu ngubu bitakigezweho, ugasanga hari impinduka nyinshi zigenda zigaragara muri ubu buzima. Nk'uko nabibabwiye rero, ubuzima nta forumire bugira, kandi ugasanga koko buri mwaka habayeho impinduka. Niyo mpamvu hari amakosa dukora tukiri bato, tukaba twabyicuza tumaze gukura, kandi tutari bubashe kugira icyo tubihinduraho. Ikosa rya mbere dukora rero, usanga ari ugufata imyenda. Ukaba ufite akazi, wenda ugize Imana urangije secondaire cyangwa université, urangije ukiri mutoya, uhise ufata credit kugira ngo ujye ujya ku kazi, abantu babona umeze neza, ujye ubasha kujya kurya muri resitora nziza, ubashe kwemeza, ugure telefone nziza. Ugasanga ufashe imyenda, wamara gufata iyo myenda atari iyo kwiteza imbere, ahubwo ari imyenda yo kugira ngo wemeze abantu. Ukaba wagura imodoka nziza kugira ngo wemeze abantu mu by'ukuri muri rya deni wafashe. Cyangwa se ugasanga ukunda gufata amadeni kugira ngo ushimishe abakopine bawe, ushimishe inshuti zawe. Niba ikigare ugenderamo bari busohoke, bari bujye nk'ahantu kure, bari bujye ku mazi, ukavuga ifo ko ngomba nanjye kuba ndi kumwe nabo kugira ngo batambona ukundi. Ugasanga ufashe iryo deni kugira ngo nawe ujye kuri ayo mazi, kugira ngo ugure iyo myenda igezweho, kugira ngo nyine uhore uri update. Iryo ni ikosa umuntu akora akiri mutoya, ariko wowe uri kunyumva warikosora ntarirarenga. Irindi kosa tujya dukora, usanga uzigama amafaranga, wamara kuzigama amafaranga ukaba wayakoresha ibindi bintu. Wafashe umwanya wawe urizigama, uvuga wenda ngo hari ikintu ushaka kuzageraho, ushaka gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, warangiza ukayakoresha ibintu byo kwiyemera, ukaba wayishyurana rya deni wigeze gufata wenda muri banki cyangwa wafashe ku nshuti zawe. Iryo ni ikosa, kuzigama amafaranga warangiza ugaterura ya mafaranga yose ukajya kwishyura umwenda. Ni amakosa uba uzicuza, ahubwo wakabaye wa mwenda uri kuwubyaza umusaruro, ubwawe ukabasha kujya ubasha kwiyishyura. Irindi kosa dukora akenshi nyine usanga ari ibijyanye n'ayo madeni. Ni ukuvuga ngo umuntu aba abaho ubuzima butari ubwe, ugashaka kubaho ubuzima bwo kwishushanya, ubuzima bwo kwerekana uko utari, ugasanga nyine still uracyafata amadeni ahantu hatandukanye kugira ngo wemeze abantu, kugira ngo wimpressione abantu, kugira ngo nyine abantu babone ko uri umukire, kandi bya hehe, wapi. Aba ari ikosa ryo kubaho kubaho mu kigero kitari icyawe, kubaho wigaragaza uko utari. Ayo yose ni amakosa umuntu akora ari mu bwana,
kubera kutamenya, kubera inshuti mbi, kubera ibigare, kubera nta muntu mukuru wakuganirije ngo akubwire ngo rero niba ubonye akazi ukiri muto iri ko witwara gutya na gutya, ugasanga nyine ibyo byose umuntu agiye abigwamo kubera kutamenya. Andi makosa tujya dukora tukiri batoya usanga ari ukutamenya abantu ba nyabo, abantu ugomba kubana nabo. Ugasanga urashaka kugundira abantu bose, ushaka kubaho ufite inshuti nyinshi, ufite ibigare byinshi, wumva udashaka kugira umuntu n'umwe utakaza, ushaka kuba mbese umuntu udasanzwe, ufite inshuti nyinshi, ugaragara ko ari sociable, rimwe na rimwe ugasanga disi urimo urabaho atari n'ubuzima bwawe, uri nko kwishushanya. Hari umuntu ugusabye serivisi, urumva ugomba guhita ujya kuyimuha kugira ngo utamutakaza, n'undi ugasanga ntago wibereyeho, ubereyeho abandi. Ugasanga igihe cyo kwitekerezaho, igihe cyo kugira ikindi kintu wakora, wowe urimo urakora iby'abandi kugira ngo bakubone neza, batavuga ngo ngo Sisi ni umwana mubi, ngo Sisi ntago yita ku bantu, Sisi iyo umwitabaje ntago akwitaba. Ugasanga wariyibagiwe. Urugero wenda ukaba waruvuye nko ku kazi, wifitiye gahunda yo kujya muri siporo, umuntu agahita aguhamagara ati ngwino dusangire. Ya ntego yawe ugahita uyica, wamara kuyica ukajya gusangira na wa wundi kugira ngo atabona ko uri umuntu wa feke, uri umuntu wa nta kigenda. Ukaba wishe gahunda zawe, ugiye kunezeza abandi kugira ngo utaza kubatakaza. Ni ukuvuga ngo ushaka kwigaragaza mbese nk'umumarayika, nk'umuntu udasanzwe. Irindi kosa dukora ni ukumva ko ibintu bizagusanga aho uri. Ukumva ko niba wize ukarangiza uri buhite ubona akazi, cyangwa se hari umuntu muziranye uri buguhamagare akubwira ati zana dosiye yawe nkudeporeze hano hari akazi, mbese ukumva ubuzima buroroshye, ukumva ntago ugomba gutera intambwe kugira ngo wowe ushyiremo imbaraga zawe. Ugasanga nyine utegereje aho bari buvuge ngo hari akazi, utegereje aho bari buvuge ngo hari opportunité runaka, wibereye aho ngaho, ugasanga umwanya munini rwose ntacyo bikubwiye, nyine urumva ubuzima buroroshye, urumva ko bizakorohera. Ariko biragusaba ko nawe ugomba gutera intambwe, ugashakisha kandi nanone ukigirira icyizere, ugakora, ukaba wabwira umuntu nyine icyifuzo cyawe, ukamubwira ibyo ushaka, wumva nyine ushize amanga. Akenshi muri iyi myaka nyine abantu baba bagufitiye impuhwe, urumva rimwe na rimwe niyo wiga abantu baba baguharije adoposhe, abandi bagusura, abandi baguhamagara, wahura n'umutonto wawe akabaguhaye amafaranga ngo ugure carte, ariko ibyo ngibyo biba bizageraho bigashira. Noneho wowe ugakomeza wibereye muri iyo comfort zone, wumva ko nyine ariko ubuzima bugomba kugenda, ko bugomba kukorohera, ko abantu bose bagufitiye impuhwe. Ugasanga sometimes rero biguteje kudindira ahantu hamwe na hamwe, ugasanga uzicuza icyo gihe watakaje, icyo gihe cyo kutamenya. Ibyiza ni ugushaka abantu bakuruta, mukaba mwaganira, ukagira inshuti nzima kurusha cya kigare uhoramo, kurusha cya kigare muba muri kumwe, kurusha ba bantu musangira. Ukareba abantu bafite ibintu bagezeho ukabaganiriza kugira ngo nawe ubashe gutera intambwe, ukamazi se ibi wabigezeho ute? Kuko ni igihe cyiza cyo kuba wakita ku ntego zawe. Ariko akenshi usanga kubera iyo myaka umuntu aba akirimo yo kutamenya, niko nabyita, ntiwite ku ntego, ntugire focus ku byo wowe ushaka, ahubwo wowe ugakomeza umeze nk'agapapiyo ujya aho bigiye, uri nyamujya aho bigiye bitewe n'abantu mugendana. Buriya abantu, inshuti nziza nyabuna zigira umumaro, ariko nimbi zirahindura. Wowe ushobora kujya mu bantu babi, aba ari babi ku bandi ariko wowe uba ubona ari beza, ariko ya mico yabo abandi bababonaho birangira nawe uyanduye, biragoye ko ari wowe wabahindura. Rero ugasanga uri gutakaza umwanya w'intumbero yawe, umwanya w'icyo wumva ushaka kuzageraho, nka kwa kundi iyo umwana ari muto amaze uzaba nde nzaba perezida, uzaba nde nzaba umucuruzi, uzaba nde nzaba polisi, nzaba dogiteri, nzaba umupilote. Ugasanga nyine hari ikintu nawe muri wowe kikubwira ngo uzaba iki n'iki, nubwo wiga ibi uzakora ibi n'ibi. Noneho wakabaye ari wo mwanya mwiza wo kugishyiramo imbaraga, ukajya wumva nyine
ushaka gukurikira, ushaka kumenya ibijyanye n'icyo kintu wifuza kugeraho. Ariko usanga akenshi umuntu atakaje intego kubera iyo imyaka yo muri adolescence, imyaka nyine yo kutamenya aho biva n'aho bijya, imyaka yo kumva umeze neza, ibintu bizagenda neza. Ikindi nanone kijya kiba ikosa rikomeye ku bantu bakiri batoya wicuza umaze gukura, ni ukumva ko ubuzima bworoshye cyangwa ubuzima bukomeye. Ikosa rya mbere, iyo wumvishe ko ubuzima bworoshye ntago utera intambwe, uba wumva nyine bizemera, anytime bizemera, ejo nzaba mbikora, simfite se umwanya, ejo nzagerageza nzabikora. Noneho nanone kumva ko bukomeye byakuganza muri wowe, ugasanga ucitse intege cyane, ukavuga n'ubundi se ko bikomeye, n'abandi se ko byanze, ese akazi se ko kabuze, abandi se ko badashaka, ni njye se ngiye kuzajya kugorwa n'iki sha, birakomeye reka mbyihorere. Ugasanga nyine icyo kintu kiragufashe, utakaje uko nakabibabwiye nyine buri munsi, uko umunsi hiyongeraho rimwe, iyo hiyongereyeho rimwe biba kabiri, kabiri hakiyongeraho rimwe bikaba gatatu. Ni ukuvuga ngo igihe cyatakaye ntabwo kigaruka. Niyo mpamvu uba ugomba gufata umwanya ugashyira imbaraga mu cyo wumva ushaka kugeraho, ugashyira imbaraga mu cyerekezo cy'ubuzima. Erega ubuzima umuntu araburema, uraburema pe, n'Imana ikagufasha. Rero ntabwo ibintu bizaza ngo bikwitureho. Hari n'irindi kosa rijya ribaho umuntu akiri mutoya, ugasanga yagiye mu bintu by'imyemerere cyane cyane cyane, bikamutwara. Ugasanga nyine nibyo yizera, nibyo yumva, nibyo aho umwanya, akumva nyine ko bizemera, akavuga anytime bizakunda, ariko ntatere intambwe yo kuba yagerageza nyine gushaka icyo ngicyo yumva ashaka ko kizakunda mu buryo bumworoheye. Nk'uko nakomeje mbivuga, amakosa ni menshi, ni menshi umuntu akora akiri muto: kugendera mu kigare, kutagira intego, kutamenya inshuti za nyazo, kumva ko ubuzima bworoshye, kumva ko bizagukundira, gufata amadeni kugira ngo wemeze abantu, ubereke ko uri umuntu urenze. Hari n'ikindi rero, ikintu cyitwa urukundo. Urukundo muri iriya myaka ukiri mutoya, ukiri mu myaka nyine ya adolescence, ruriya rukundo ruragatsindwa n'Imana, kandi uba wumva nyine ukeneye umuntu mugomba gukundana biri personal, wumva ugomba kugira umukope cyangwa umukopine. Ruriya rukundo usanga rurimbura abantu benshi, ugasanga rimwe na rimwe umwirundumuriyemo uwo ukunze, umaze kumukunda, urumva nta nubwo amatwi yawe aba yumva, nta nubwo amatwi yawe umuntu yakugira inama ngo wumve, uba nyine waramukunze wese. Ni rwa rukundo rumeze nk'ubuhumyi, utamenya ngo umuntu se umukunze umukurikiyeho iki, se muzagera ku ki, se urwo rukundo rwanyu rushoboye kuba mwabana rukabatunga, ibyo mukora bikaba byagira icyo bibamarira. Usanga ari rwa rukundo nyine rutuma abantu benshi bicwa n'agahinda. Harimo n'abantu benshi bakurizamo kumva batazongera gukunda, barabaye desi, ugasanga nyine ubuzima bwaranze kubera guhubuka, ugahubukira uwo muntu mwakundanye, ukumva ko mugomba kubana no hasi ugomba kuharyama, ugasanga rimwe na rimwe n'intego zawe zirapfuye, n'icyo wifuza kuzageraho kiranze kubera nyine gukundana ukiri mutoya. Ikindi ni ukutigira ku bintu byakubayeho, ugasanga nyine wagiye uhura n'ibintu byinshi byakabaye amasomo mu buzima bwawe, ariko ntubyigireho, ahubwo ukongera ugakora ya makosa wakoze. Ugasanga hari abantu nyine baba best friend bawe, ubwira buri kimwe cyose, sometime bakanakuvamo, ugasanga babivuze, ariko ntubyigireho ngo ugire indi ntambwe utera y'ubuzima, ahubwo ugakomeza wizeye abo bantu. Kubera iki? Kubera byandi nakubwiye byo kwanga gutakaza abantu, kugaragaza nyine ko uri umwana mwiza, ko uri umuntu mwiza ushobotse, ko uri inshuti nziza, ko ari uzi kubana n'abantu, ugasanga ubuzima bwawe kenshi ubereyeho abandi aho kwiberaho. Ayo makosa rero nugira amahirwe yo kumva ikiganiro cyanjye, nubasha kucyumva ukakirangiza, ayo makosa niba ukiri mu myaka mitoya, ndagusabye uyakosore kugira ngo utazicuza umaze gukura. Mwakoze kubana nanjye rero, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, ndabakunda, murakoze.